Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwaba mwivukije ingororano kwa So mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye iki cy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze So umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge So uri aho ngaho atagaragara, maze So umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na So uri aho atagaragara, maze So umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.